umuhungu aba ari kwihuta cyane, ubona ko ari kuva mu kazi, ubona ko ari gutaha, ariko aba ari gutwara imodoka mu buryo bukabije, bu- butemewemo ukuntu. Aba ari kugenda akagera ahantu umuntu akamuhamagara, agaparika imodoka. Mu gihe aparitse imodoka, imbere ye haturuka umukobwa mwiza cyane. Uwo mukobwa aba yitwa Sela. Umuhungu aramurangarira cyane bikamurenga. Umukobwa mucaho agakomeza akigendera. Mu by'ukuri umukobwa aba ari aho ngaho, nta biba birenze. Umuhungu aba yitwa Selemu, umukobwa yitwa Sela. Ubwo umuhungu aramwitegereza cyane, abona umukobwa ari kumanuka, kandi abona ntabwo yamuhagarika amuvugishe ku munsi wa mbere. Yavuga yuko ari umuhehesi cyangwa se ari iki. Umuhungu akata imodoka akagenda inyuma y'umukobwa gake gake, gake gake, gake gake, akagera aho akabona umukobwa akase mu kayira gato gato imodoka idashobora kunyuramo, kandi umuhungu aba abona ashaka kumumenya. Umuhungu aparika imodoka, ari we Selemu, aparika imodoka ku ruhande, akayivamo akihuta akamugenda inyuma ngo arebe basi ahantu agiye. Arakomeza akamukurikira, akabona atashye mu rugo. Mu rugo ntago aba ari abantu batishoboye, ariko mu gihe agira aho akabona haje undi mukobwa kumwakira. Oh, Sela, wiriwe gute? Umeze neza? Oh, meze neza Sala. Mu by'ukuri uwo mukobwa Sela aba afite impanga ye yitwa Sala. Baba basa, baba ari identical. Bamwe baba udashobora kubatandukanya buri kimwe cyose. Umuhungu bose ababonye yumva arabishimiye, biramurenga. Gusa we yari yakunze Sela cyane, kuko Sala ntabwo yari yamubonye, ariko mu by'ukuri yasaga na Sela. Sala yasaga na Sela. Ubwo umuhungu yarakase asubira inyuma arigendera. Mu gihe ari gukata asubira inyuma, Sala yaramubonye arambwira ati Sela, uzanye n'uriya muhungu se? Ambwira ati wowe, look, reba hariya inyuma. Ambwira ati no, ntabwo tuzanye, nje njyenyine, ntabwo twari turi kumwe. Ni uko mubonye akata, kandi nta handi hantu yajya, hano ariho hanyuma. Ambwira ntabwo mbizi rwose. Ubwo binjiye mu nzu, baba babana na papa wabo gusa, nta wundi mubyeyi bagira. Selimu agenda yishimiye Sela ku rwego udashobora kumva, ariko mu by'ukuri urebye Sela ntabwo bapfa kumutandukanya na Sala. Ubwo Selimu yaragiye afata imodoka aragenda. Yageze mu rugo asanga ababyeyi be baramutegereje ngo bajye gufungura. Baramuhobeye, bamuhoberana n'urugwiro rwinshi. Bambwira ati Selimu, ko watinze byagenze gute mwana wacu? Yishima mu mutwe, arabwira ati mama, nta kibazo mfite, meze neza cyane pe, nta kibazo rwose. Nuko haba habaye utuntu tw'utwambutiyaje, utuntu tudasobanutse, ugahura n'utuntu twinshi, ariko mu by'ukuri nta kibazo na kimwe mfite pe. Ahubwo se mwiriwe neza mama? Ubwo yasomye mama we ku itama, aragenda aha na push like ahobera papa we, ariko mu buryo bwa kigabo. Yinjiye mu cyumba cye, atereka udukapu twe aba afite mu ntoki, anyura muri dushe yoga mu ntoki, yoga no mu maso. Arasohoka yihanagura mu maso, arangije ahindura imyenda, yambara agakabutura, yambara n'agasengere. Arasohoka aragenda, bajya ku meza barafungura. Bicaye bari kuganira, ubona ko ni umuryango wishimye cyane, ni umuryango w'abakire, ubona ko barishoboye pe. Ubwo bwari bwije, bahise baganira, barasenga, bahita bajya kuryama. Mu gitondo nk'uko bisanzwe, Selimu yarabyutse aritunganya. Agiye kujya mu kazi, yarabyutse mu gitondo asanga muri salo hari umukobwa. Uwo mukobwa aba yitwa Linda. Arahaguruka ukabona araje ahobeye Selimu. Selimu mu by'ukuri ukabona ntago bimushishikaje kuba ari kumusuhuza. Selimu ahita amubwira ati kuzindukiye hano byagenze gute Linda?
Linda aramureba akamubwira ati ako Selim, ntabwo ubona ko ngukunda koko? Hmm? Ntabwo ubona ko ngukunda? Buri munsi nza kukureba ngo ndebe uko waramutse, gira uburyo nkwifuriza umunsi mwiza kugira ngo umunsi wawe uze kugenda neza nanjye uwanjye ugende neza. Selim aramureba agaseka cyane akamubwira ati ariko Linda, warasaze cyangwa? Hmm? Ibyo bintu twabiganiriyeho kenshi, nakubwiye yuko ntabwo njyewe ndi ntabwo 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 ndi interested, ntabwo nshishikajwe nawe, urukundo urimo njye ntabwo ndurimo, ufite kwiyakira ukabyumva yuko njye nta mwanya mfite na mutoya, nta na muke wo gutakaza mu rukundo njye nawe, turi kubyumvikana. Linda ararira cyane akambwira ati ariko Selim, kubera icyo ukunda kugenza uko nguko? Kubera icyo ukunda kwitwara mu buryo nk'ubwo ngubwo? Urabizi ndagukunda n'umutima wanjye wose, urabizi famiye yawe ikundana n'ababyeyi banjye, ntabwo bigeze baduhatira gukundana, njyewe naragukunze n'umutima wanjye wose. Selim aramureba aramubwira ati nubwo waba warankunze ariko byaba bigizwemo n'umuryango, njye baba babimpatiye ntabwo naba ngukunze, kuko turi inshuti, twarakuranye, twariganye, so ibi byose ntabwo bishobora kuza bivuge ngo tuzabana se cyangwa se dukundane, no, ntabwo bishoboka, ariko dushobora kuba inshuti, right? Linda biramubabaza cyane akavuga ati Selim, ntabwo ushobora kumbwira uko nguko, ntabwo ushobora kwifata ngo umbwire amagambo meza uko nguko, amagambo akomeretsa muri iki gitondo. Selim aramureba aramubwira ati ihangane Linda, ariko uba ukwiye kumva ukuri kugira ngo umenye uburyo byitwaramo, sawa umunsi mwiza, njyewe nari ngiye mu kazi. No Selim, winsiga, mbora tubanze tubiganireho. Selim aramureba akamubwira ati please windistabinga, wintesha umutwe, niba nkubwira ati mfite akazi nakererewe, byihanganire, niwumva ukeneye kuganira nanjye uzampamagare kuri telefone, sibyo? Ubwo Selim aragenda akinjira mu modoka akigendera, Linda agasigara aho ngaho ari kurira. Mama Selim arasohoka agasanga Linda ari kurira akihuta cyane, akamwicara iruhande akamubwira ati mukobwa wanjye wabaye iki? Umugore w'umugabo wanjye, mukazana wacu, byagenze gute? Ibu kuri kurira? Ararira akamubwira ati mama, ntabwo ushaka kubyumva amagambo Selim ambwiye muri aka kanya, arankomerekeje. Mu by'ukuri njye nkunda Selim, ndamukunda n'umutima wanjye wose, ariko sinzi impamvu buri gihe ahora ansubiza inyuma se cyangwa ahora andwanya abadashaka urukundo rwacu, kandi ntabwo nzi ko nta wundi muntu Selim akunda, ndabizi, ariko sinzi impamvu aba ari kunsubiza inyuma. Mama we aramuseka cyane akamubwira ati no, Selim aba afite akazi kenshi, wikomeza kubyitaho, ahubwo wowe umuha umwanya, wenda ujye ugenda umwoherereza ibiryo, umushakire kofi, ntumugere imbere wo mureke akazi kabanze kamere neza, ujye ushaka uburyo ki wenda nka nimugoroba agiye gutaha urebe uburyo wamwandikira mugahurira ahantu mukaganira, ariko avuye mu kazi kandi nabwo wamekinze shoki cyangwa se wamenye neza yuko akazi ke kagenze neza, nta kibi kigeze kigenda mu kazi, sibyo Sela? I mean ntabwo ari Sela, I mean Linda, sibyo? Ntukamuhatirize cyane. Araruhuka agahita ahobera mama Selim akamubwira ati urakoze mama, Linda nawe ukomeze witwararike, sibyo mukobwa wanjye, ngaho sawa umunsi mwiza, natwe tugiye ku kazi. Papa Selim nawe yararangije, bari bari gushyushya imodoka ngo tugende, okay? Ubwo Linda arasohoka akagenda, ubwo Selim bamutwereka ari ku kazi, aba ari gukora ibintu byinshi, ubona ko afite amadokima menshi ari gusinya, bari kumubwira yuko afite inama yihute, ubu ari sekreteri we, kumubwira ati Selim, abantu bose barangije bicaye muri sale baragutegereje, nguze mukore inama. Kambwira ati reka ndangize gusinya utu dudokima vuba vuba bitenze dutangire, ubabwire baba bihanganyeho gatoya, ndaza ntabwo biri butinde. Ubwo Selim yasinye ayo madokima vuba vuba, arayatanga, ahita agenda ajya mu cyumba cy'inama, baratangira badisikasinga ku kibazo baba bafite muri iyo kampani, uburyo imitungo iri kugenda ijya hasi, uburyo bari kugenda bajya hasi bitewe n'ibintu bitari kugenda neza muri kampani. Selim arabareba akababwira ati iki kibazo mu gihe kitarenze ukwezi muhumure kiraba gikemutse,
kandi turongera dusubire hejuru, muhumure. Barakomeza bakaganira, inama ikagera aho ikarangira. Selim arataha. Mu gihe agiye gutaha, Linda aza kumureba abona imodoka ye, biramurya cyane. Avuga ati n'umukobwa arashaka iki? Simukunda, arabizi. Ntacyo mfite mpanga nawe, sinibaza uburyo ki buri munsi ahora aza kundeba. Ntago ari business tuganiraho, ntago ari iki, ntago ndi kubyumva njye muri make. Gusa man undinde, kandi undinde kugwa mu mutego mubi. Ubwo Selim afata imodoka ye akagenda, Linda akamutera amahoni nk'umuntu umushaka, ariko Selim amurya sini, aramwirengagiza, agasohoka mu gipangu akigendera. Aragenda akanyura mu nzira nk'iyo yanyuzemo ejo, ngo arebe nimba wenda yashobora guhura na wa mukobwa yigeze kubona ari we Sela. Ubwo aragenda, mu by'ukuri amasaha yatahiye yari amwe neza n'ayo yari yatahiye ku munsi wabanje. Ubwo arangije, mu gihe ari gutaha aparitse imodoka, yabonye koko nanone Sela ari kuza. Mu by'ukuri ntabwo tuba tuzi ko Sela afite akazi gashobora cyangwa se ikintu akora gishobora kuba gituma buri gihe ashobora kuba atahira rimwe na Selim. Ubwo Selim aramubona agahita ava mu modoka akamusuhuza, akamubwira ati ibite? Amubwira ati ni byiza, banyita Selim. Oh, nanjye banyita Sela. Oh, nice to meet you. Nishimiye guhura namwe. Nanjye ndishimye. Mwampa umwanya tukaganira? Oh, Sela akamureba akamubwira ati reka tuzahana undi munsi, dore ntashye bwije kandi tubana na muzehe, kandi tuba tugomba kumukorera buri kimwe, tugateka. Ntabwo rero natinda, kandi impanga yanjye nayo ntabwo ishobora kubyikorana wenyine, mfite kubikora. Ambwira ati oh, ufite impanga yawe? Ati yego, mfite impanga yanjye yitwa Sala, niyo mpamvu rero tuba tugomba gufashanya muri byose. Okay, basi sinakugeza mu rugo? Akambwira ati okay, nta kibazo. Ubwo ngubwo baragenda, ahita amuha nimero, aba afite agatelefone gato Sela, akahita aha nimero Selim, akamubwira ngo tuzavugana nta kintu bitwaye. Ubwo aragenda akamugeza muri ka kayira gatoya, Sela akavamo. Selim akamureba akambwira ati nishimiye guhura nawe Sela, kandi ndifuza kuzaganira nawe, wazampa umwanya? Sela aramureba aramubwira ati ibyiza byaba byiza kurushaho ni uko waza kundeba mu rugo tugashaka uko tuganira, ariko ntavuye mu rugo, kubera yuko ubu ngubu kubera ko muzehe wacu ashaje, bidusaba kuba turi mu rugo cyane kenshi gashoboka. Byibuze njyewe njya mu kazi, nkavayo nkaza nkafasha Sala, tukita kuri papa wacu. Rero ntabwo napfa kubona umwanya wo kuvuga ngo ndagiye, kandi ikindi ntabwo nshobora gusiga impanga yanjye turi umwe, kandi dufite na plan zimwe. Salim byaramucanze, yaravuze ati it's fine, nta kibazo, nzaza kubasura, nzaguhamagara mubwire. Selim aragenda akatsa imodoka agataha, yagera mu rugo bakamusuhuza ababyeyi be nk'ibisanzwe, bakongera bakajya ku meza. Iryo joro baba batumiye Linda niwe uri mu gikoni ari guteka. Ubwo Selim ntabwo aba yabibonye ko ari Linda uri guteka, ahubwo anyura muri salo agafata agasinakisi kamwe ku meza, akavuga ati wow, utuntu ko dutetse neza turaryoshye vraiment. Mu gihe ari kubivuga, Linda ahita asohokamo akavuga ati wow, njye wabikoze sheri? Ati what, niweho wabikoze? Ako kanya Selim aba ataramira ibyo yariye, ahita abicira n'umujinya mwinshi, yangiza akabwira mama we, ako mama, ni gute mushaka kwemera uno mukobwa ngo aze hano mu rugo, gaje guteka cyangwa se aje gukora ibiryo hano kugira ngo turye? Ndi muzima, nta kibazo mfite, ntabwo urwaye, ikindi abakozi bari hariya barahagije, sinibaza impamvu ushaka gutuma uno muntu ngo aze adutekere. Papa Selim aramureba akambwira ati ako Selim, wabaye gute? Ni gute ushobora kwifata ukavuga amagambo ameze uko nguko imbere y'umukazana? Papa uri serious? Ni
ni gute ushobora kumbwira ngo uyu nguyu ni umukazana? Gusa twarashyingiranywe kandi? Oh, ni ako ngako uba wibaza ko ni akantu toto? Ako Selimu ntukamugishe amagambo menshi wa mwana, uyu mwarangije gushakana, ibintu bisigaye ni ukubishyira ku rupapuro gusa, bimwe ngo byo mu rukiko, n'ibindi byo kujya mu rusengero ntazi, nta kindi pe, ni ibyo ngibyo. Selimu araseka cyane akambwira ati ariko papa, nizere ko ibyo uri kuvuga udakomeje, nizere ko ibyo uri kuvuga udakomeje pe, kuko ntabwo ibyo bintu byashoboka, ntibishobora no kubaho. Mama Selimu aramureba aramubwira ati ariko Selimu jya ucisha make, urabizi ko Linda aragukunda kandi nawe ndabizi ko umukunda, ariko uri kwijijisha, wajya ureka kubabaza Linda. Selimu areba mama aramubwira ati mama ntuzishuke n'undi munsi n'isaha n'isegonda n'umunota utekereza ko nkunda Linda. Simukunda, mukunda urukundo rw'uko turi inshuti bisanzwe se cyangwa abafamiliye baziranye, nta rundi rukundo ruri hagati yanjye nawe. Urukundo ntabwo rushobora kutugeza kure, sinshobora kubana na Linda, nta mishinga irenze nshobora kugirana na Linda. Yego dushobora kugirana bizinesi, dushobora gukorana iki kuko byungura mu buzima tukagera aho twigeza, ariko ntabwo nshobora kuvuga ngo ngiye gufata inshingano ndi kumwe nande, ndi kumwe na Linda. Ikindi mama na papa ndagira ngo mbamenyeshe yuko ibyo bintu mwishyize mu mutwe by'uko ngo njyewe na Linda tuzabana, bibashire mu mutwe. Yego nta muntu mfite dukundana pe, ariko ntabwo nshaka Linda. Mumbabarire kandi mumpe amahoro. Ikindi ntabwo ndi burya muramuke. Selimu yaragiye, papa waratungurwa, mama waratungurwa. Uburyo Selimu ni ubwa mbere mu buzima bwabo bari babonye Selimu avugana umujinya, ababaye, akajya kuryama atariye, agakora ibiki byose. Byarabatunguye nabo muri make, baravuga ati byagenze gute, ni gute dushobora kubabaza umuhungu wacu kageni nk'aka ngaka. Uwo aba ari mama Selimu uri kubivuga. Papa Selimu araseka cyane aravuga ati biriya nibyo ari kwikora, buriya ashaka kuba avuye mu kazi ananiwe, katumureka ariko n'ubundi azashakana na Linda. Ase buriya adashakanye na Linda uri kubona byagenda gute? Imiryango dukomeze tubabakire, dukomeze tugumane. Uri kubona uburyo papa Linda ari umukire, uri kubona uburyo bahagaze neza, natwe uko biri duhagaze neza. Uriya muginga w'umuhungu yangiza akifata ngo ntabwo yashakana na Linda, nibyo ari kwigira, bazashakana. Akahita areba Linda mu gikoni akamubwira ati Linda wigira ikibazo sheri, wigira ikibazo mu mutwe wawe, wumve yuko Selimu ari uwawe, sibyo sheri? Ego. Ubwo babwije bukira, ubwo tugaruke kwa ba Sela ndetse na Sara, baba bari gupreparinga cyangwa se bari gutunganya ibiryo bari burye. Baba bafite papa wabo ariko ushaje, ahora yicaye nta kintu akora, bamugaburira, bamukorera buri kimwe cyose. Ubwo umunsi umwe Selimu ahamagara Sela aramubwira ati ndumva nshaka kuza kugusura mu rugo, hari icyo bitwaye? Arambwira ati okay, nta kintu bitwaye, waza nta kibazo rwose pe, waza ndahari, twese turahari. Ubwo Selimu aba ari muri weekend, ntabwo aba afite akazi. Mu gitondo arabyuka akitunganya, akambara agakabutura n'udusandari, akambara n'akarakosite k'agapira keza k'umweru, akagenda iwabo agatungurwa no kumubona agenda. Muri weekend ntiyari asanzwe ava mu rugo, yakomoka mu rugo agakora utuntu dutandukanye, cyangwa se haba hari gusohoka nka famiye cyangwa se kuganira na famiye, akaba aribwo ashobora gusohoka mu rugo. Mama we biramutungura cyane, aramubaza Selimu ugiye hehe? Mama ngiye gutembera ariko ndagaruka vuba. Okay, sawa ugira ibihe byiza mwana wanjye. Ubwo Selimu yatse imodoka akagenda, akanyura ahantu kuri alimentation, kuri shop irimo ibintu byiza kandi byiza cyane. Ubwo aragenda agahaha imbuto, agahaha n'umuceri n'utuji dukeya, agashyira mu modoka akagenda.
aragenda akagerageza uburyo ki yinjiza ya modoka muri ka gahanda gatoya, ariko agenda abyigana n'ibyatsi n'iki, ubona ko biramugoye, ariko agera imbere akabona ni ahantu hagutse, agahita aparika imodoka neza, muzehe akabona muri urwo rugo haje imodoka, akavuga ati oh, uyu muntu uje kutureba ni uwahe? Ni umuntu mwiza, ubona ko ari kuvugana intege nkeya, biramurenze kubona imodoka muri urwo rugo. Ubwo Selim asohoka mu modoka akagenda agapfukama ku musambi umusaza aba aryamyeho, akamubwira ati muraho mzee, akamubwira ati muraho mwana wa, umeze neza? Oh, twishimiye ko muje kudusura. Muje gusura Sela se cyangwa Sala? Ego nje kureba Sela. Okay, muganire rwose, Imana ibahezagire, ni ukuri mukomeze mube inshuti, ndabishimiye, kandi mujye mugira urukundo bana banjye, nicyo kintu mbifuriza, mugire urukundo, mugire umutima mwiza. Ubwo Selim araza, aba ari aho hanze, Sara niwe uba uhari, akaza akamusuhuza, ariko mu by'ukuri we aba azi ko asuhuje nde? Aba azi ko asuhuje Sela. Sela agasohoka mu nzu akavuga ati oh Selim, hayi, akamubwira ati hayi, arareba akabona Sara umusuhuje arasa neza neza na Sela, akavuga ati oh my god, biramucanga cyane, agasuhuza Sela nkaho ari Sara, kandi Sara ari we yasuhuje mbere. Ubwo ahita ababwira ati muze mukure ibintu muri buto, bakaza bagatwara ibintu, bagatwara imbuto, ibintu byose, agasigaranamo utuntu dukeya. Ubwo barabikuramo bakabijyana, bakabashimira cyane, ndetse na papa wabo ari we muzehe agashimira uwo muhungu, akamubwira ati se mwana wanjye witwa gute? Akamubwira ati oh papa wanjye banyita Selim. Okay, sha ufite akazina keza, kandi uri umwana mwiza, Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire, ni ukuri uri umwana mwiza cyane. Ubwo barakomeza bakaganira, ubwo Sela araza akegera Selim bakaganira, ariko mu by'ukuri Selim ntabwo aba yumva ko ari we Sela, aba yumva ko ahubwo ari we Sala. Yangiza akamubwira ngo ndishimye, barangiza bagatangira bakaganira, ariko Selim akumva ibintu bari kuganira basa nk'abantu bahuye, ariko akabona ntabwo ari we Sela, ariko akabona uriya ni we Sela, nyine bose barasa muri make. Ubwo ngubwo barakomeza bakaganira, bagirana ikiganiro kirekire cyane, Selim akabwira Sela uburyo yamwishimiye, ndetse na Sela aba yaramwishimiye, bitari iby'uburyarya. Ubwo Sala aza gushaka akazi, nawe aza gushaka akazi mu buryo butunguranye, avuga ati reka nanjye ngire uburyo nafasha Sela, twite kuri papa wacu, turebe ko ibintu byazagenda neza. Sala ajya gusaba akazi muri kampani yo kwa Selim kugira ngo abemo umukilina, baramujyana bakamuha akazi. Mu by'ukuri nta nubwo ari na Selim uba utanga akazi, management ibiri kubyitaho, ntabwo Selim aba abizi, gusa wenda bazamubona nk'umukozi nk'abandi aho ngaho, ariko ntabwo aba abizi. Ubwo Sala baza kumuha akazi mwaho ngaho, akaba umukilina mwaho ngaho, ndetse na Sela aba akora ahandi ku yindi kampani, mu dufaranga duke babonye bakagenda bakita kuri papa wabo, ubuzima bugakomeza kandi bukagenda neza. Umunsi umwe Selim aba agiye gutaha, abona Sela ari gusohoka, ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari Sela, aba ari Sala. Akavuga ati what, ni gute Sela akoramo hano? Ahita amuhamagara akamubwira ati hey, oh Selim, umeze gute? Ukorera hano nawe? Oh yego nkorera hano. Oh sha nanjye nyine naje gushaka akazi ngo mfashe Sela, twite kuri papa wacu, turebe yuko twamuvuza se cyangwa twajya tubona ibintu byose bihagije kugira ngo abeho neza. Oh Sala, umeze neza? Ego meze neza nta kibazo Selim.
ego nari ntashye. Oh none se Sara usigaye ukorera hano? Ego, nkora hano akazi ko gukilininga ahantu hose. Oh, okay, byiza noneho kandi ukomeze ugire akazi keza. Nanjye nari ntashye gusa nyine waza nkagutahana. Ubwo Sara yinjira mu modoka akicara, abakozi bose bakumirwa uburyo boss ajyanye n'uwo muntu n'iki, nyine bagatangira bakabyibazaho cyane, nk'abantu urabizi nyine utugambo tw'abakozi n'iki n'iki bahwihwisa. Ubwo baragenda bakagera hahandi bakunda guhurira we na Sera nawe bagahita bamufata, ubwo Sera na Sara bahita bicarana inyuma bakagenda baganira baterana story, sheri wiwe gute akazi kagenze gute, byari bimeze neza siko sha byari sawa n'iki, akambwira ati okay. Mu by'ukuri bose nta n'umwe uba uzi yuko Selima ari umubosi cyangwa se afite kampani. Ubwo abageze ahantu mu ka supermarket bakinjira akabwira ati muhahe ibyo mushaka byose, Sera akamureba akambwira ati no it's fine, ntacyo bitwaye, ntabwo dufite amafaranga ahagije, reka dutahe tuzagaruka ubutaha guhaha, numwe muhahe ndishyura. Ubwo barinjira bagahaha buri kimwe cyose bumva bashaka, gusa Sara agera ku gakanzu akagakunda cyane, ariko nyine Sara akamubaza akambwira ati no tugomba guhaha ibyo kurya nta byo kwambara birimo. Ibyo byose Selima ababireba, arangije arabafata arababwira ati muze na hano mwinjire mu myenda nta kibazo mufate ibyo mushaka. Sara agahita afata aka gakanzu bakishima bose. Ubwo Selima ahita abatahana akabageza mu rugo. Ubwo Sera na Sara baba bafite intego zimwe, baba baravuganye uburyo ki bazabana ubuzima bwabo bwose batagomba gutandukana, baba bavuga ati umwe nashaka umugabo undi agashaka umugabo bazaba mu gipangu kimwe ntabwo bazigera batandukana n'iki ukuntu nk'uko. Ubwo Selimu abo bakobwa bose mu by'ukuri aba bakunda, ariko nyine yarabuze amahitamo, bose aba ari beza baba basa, ariko nyine kuvuga ngo ahitemo umuntu umwe byamucanze, biri mu bintu bimubangamira. Ubwo Selimu umunsi umwe bose arabafata arabasohokana ahantu, bose arabasohokana, aragenda bari bambaye udukabutura n'udusengere, bose bari bameze neza. Selimu mu kubasohokana yari abishimiye cyane, yageze ahantu yabaporopoje bose uko ari babiri, arababwira ati ndabakunda mwese ndabakunda. Sera yarabyishimiye, yarahagurutse yiterera hejuru aravuga ati are you serious? Arambwira ati yego njye ndi seriye, mwese ndabakunda. Sara nawe biramushimisha, ariko nyine ntabwo byamushimishije cyane wenda nk'uko byashimishije Sera. Sera yahise yihuta ahobera Sara arambwira ati wawu, tuzagumana, za ntego zacu zikomeje kugenda zicamo, ntabwo tuzigera dutandukana sibyo? Ubwo Selimu bose yarabaporopoje, bose barabyemera, bose arabakisinga, arabahobera, arababwira ati ndabakunda cyane. Ubwo yakomeje kubitaho mu buzima busanzwe. Haje gushira amezi atarenze 3, umubyeyi wa ba Sera ndetse na Sara yaje kwitaba Imana, basigara bonyine, bararize barababara cyane. Muri icyo gihe ntabwo bigeze babibwira Selimu, ahubwo Selimu yamaze iminsi abona Sara ataza ku kazi ndetse na Sera atamubona hahandi, yiyemeza kujya iwabo. Gusa yarabavugishaga bisanzwe ku matelefone ariko ntihagire ikintu bamutangariza. Ubwo Sera yaje guhamagara Selimu ashaka kubimubwira, ariko ajya kubimubwira ikiniga kikamwica akarira, Selimu bikamucanga. Selimu yafashe umwanzuro wo kujya kubasura, aragenda asanga umubyeyi wabo yitabye Imana, biramubabaza cyane. Aravuga ati kuki mutigeze mumbwira, hari hashize nk'iminsi nk'ibiri umubyeyi wabo yitabye Imana, kuki mutambwiye n'iki? Yambwiye ati twari tumaze iminsi tubona arembye cyane, kujya ku kazi biratunanira, biba ngombwa ko tuguma hano tukamwitaho, tubona tutagushyira muri stress nk'izi ngizi. Selimu byaramubabaje arabarakarira, ariko nyine aratuza. Ubwo yaragiye bashaka aho bajya kumushyingura, bamushyingura neza kandi bamushyingura mu buryo buri VIP. Barishimye, bahobeye Selimu, baramushimira, bambwiye ati turagukunda cyane Selimu. Ubwo Selimu
yaje gukomeza iwabo bamuhatira kubana na Linda, gusa akababwira ati ngo ntabwo bishoboka kandi nta nubwo bizigera bibaho n'umunsi n'umwe, ahubwo ndashaka kubereka abakobwa nkunda. Mm. Mama we biramutangaza, abakobwa ukunda noneho si umukobwa umwe ni babiri, ni batatu, ni benshi cyane. Amubwira ati mama no, njye mfite abakobwa nkunda. Yaje kubabwira ati turahurira ahantu, ntabwo turi bujye mu rugo. Mu by'ukuri Selim yashatse uburyo ki abajyana ahantu hari public ngo ariho bahurira, ku buryo n'iyo umujinya waza kubica bashobora kuza kwiyubaha kuko bari kuri public, ko bari mu rugo bashaka kutiyubaha bagasebya abana b'abandi se cyangwa se bakabakomeretsa. Selim ahitamo ko bahurira ahantu hari public wenda bishobora kubalimita kuba bakora mistake yo kuba bababaza abana. Ubwo barambaye neza biteguye kujya kureba abo bana, ariko papa wabo yari afite gahunda y'uko ari bubashishure, ndetse na mama wabo avuga ati aba bana turabihanangiriza baturekere umusore. Ubwo baritunganyije baragenda, ndetse barangije babwira na Linda, bamubwira amasaha arimo hagati agomba kubasanga aho ngaho, kuko bari bafitiye plani aba bakobwa babiri Sela ndetse na Sara. Ariko ibyo byose ntabwo Selim yari abizi. Ubwo Linda nawe yaritunganyije, ariko mu by'ukuri nubwo Linda iwabo bari abakire, mbabwije ukuri yuko ntabwo yari mwiza kurusha Sela ndetse na Sara. Wapi pe! Ubwo ba Sela nabo baritunganyije bambara neza, Selim ajya kubafata abajyana muri salo, babakorera imisatsi, babatera makeup, basa neza kose mana, basa neza byatari. Oh wow, bari bateye neza, ubona basa neza ku rwego udashobora kubyumva. Oh my god, basaga neza vraiment. Ubwo ababyeyi baragiye baricara barabakira, na Selim araza, gusa arangije ahamagara Sela arababwira ati muze. Mana, baturutse mu muryango ubona ari utu angel, ari abamarayika. Mana we, mama Selim byaramurenze, yabonye abakobwa beza. Papa Selim nawe yabonye ari abakobwa beza pe, ariko mu mutwe we hari harimo yuko umuhungu we agomba gushakana na Linda. Mama Selim byaramurenze, yarahagurutse aragenda arabahobera, arabwira ati mana we, muri abakobwa beza. Baramuhobeye, baramuhobera. Mama Selim yumva arishimye, yumva nibwo agize ibyishimo byo kuba yakakira umukazana. Noneho yakiriye babiri, byaramurenze. Ubwo baricaye baraganira, bavuganaga ikinyabupfura, ari abana beza. Bababwira uburyo babuze papa wabo, bababwira uburyo basigaye ari imfubyi, nta babyeyi bagira. Mama wa Selim w'amarira yarashokaga, yari umugore ugira impuhwe, ariko mu by'ukuri nawe nyine agatima karagarukaga kuri Linda, ariko akabona abakobwa ni beza. Noneho Selim arabakunda cyane, byari ibintu bishimishije. Ubwo baricaye baraganira, bavuga bagera mu mivuno, byose baraganira. Gusa abakobwa bari beza, mama wabo yarabishimiye. Birangira ahinduye intebe, aragenda bicaramo hagati, arabaganiriza, arababwira ati nubwo muri imfubyi, nubwo mwabuze ababyeyi, mwumve yuko ndi umubyeyi wanyu. Arabafata biyegamiza mu gatuza bombi, arabafatisha amaboko yombi. Mana we, byari byiza, abana bararira. Barangije bambwira turakoze cyane. Selim byaramushimishije cyane kubona uburyo mama wabo reactinze kuri abo bakobwa, ariko papa we yakomeje gufunga umutwe, yiyumvisha yuko Linda agomba gushakana na Selim. Amasaha ya Linda yarageze, araza. Ahageze yaje anambaye mu buryo butihesheje agaciro ugereranyije na ba Sela. Ba Sela bari bambaye neza nk'abantu bazi ko bagiye guhura n'ababyeyi b'umuntu, ariko Sela we nta kintu byari bimubwiye, yaje yiyambariye uko ashaka. Byari biteye isoni, muri make byari biteye isoni mu rwego udashobora kumva. Yaraje ashaka guha kiss cyangwa se gusoma Selim amuhungira kure. Ubwo Sela na Sara bahise bahaguruka bafata Selim, bambwira ati wihuru wahe ko tutakuzi, kuri gushaka gusoma umugabo wacu. Linda arasara aravuga ati mwebwe se muri abahe? Reba uburyo musa. Aratangira arabatuka, avuga amagambo
mabi cyane, amagambo atihesheje agaciro, barangije baramureba, barangije baramubwira ati ntabwo tukuzi aho uturuka, nta nubwo tuzi uwo uri we, ariko icyo tugusabye ni uko waha amahoro umugabo wacu Selimu. What? Nose mwese mukundana na Selimu? Ibyo ntabwo ari ngombwa yuko ubimenya, ahubwo icya mbere ni uko umutekano umugabo wacu. Linda yararize, amarira yashotse mu maso, biramurenga, aravuga ati what? Selimu, ni gute ushobora kwifata ugakunda abakobwa babiri icyarimwe? Ngewe ukanyanga, uretse ndabibwira papa, mwese murahita mushwana. Papa Selimu nawe yarebye uburyo Linda adafite ikinyabupfura, adafite iki, nawe atekereza nk'umuntu w'umugabo, areba uburyo ki umwana we yaba amushoye ahantu hatari sekirite, yareba uburyo utwo dukobwa tumwitayeho n'iki, arangije aravuga ati Linda, hanze hari umushoferi ugutegereje, wagenda ugataha. Nawe uranyohereje ngo ntahe? Muri make urabikomfaminze cyangwa se urabyemeje yuko abangabo babiri bifata bakantwarira umuhungu? Ntabwo bizashoboka ko bamutwara, n'uwanjye forever and ever, ubuzima bwanjye bwose Selimu niwe wanjye. Sela na Sara baramusetse cyane, bamubwira ati you have to calm down sheri, uyu ni uwacu kandi tuzamukorera buri kimwe cyose, tuzamwitaho ku rwego udashobora kumva. Haciyeho amezi arenze 4, baje kujya mu rukiko, bose barasezerana imbere y'amategeko, bishimye cyane n'ababyeyi babo babishimiye. Byari byiza. Watch out part 2.